ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro ishize mana, tuzaba kuri ya ngoma. Imibabaro ishize mana, tuzaba kuri ya ngoma. Haguruka unanura amaguru. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma. Imibabaro ishize mana, tuzaba kuri ya ngoma. Abagabo muzajyayo, abagore muzajyayo, imibabaro ishize mana, tuzaba kuri ya ngoma yo. Tuzabayo. Abakobwa bazajyayo, abasore bazajyayo, imibabaro ishize mana, tuzaba kuri ya ngoma. Imibabaro izashira. Nyakubahwa bazajyayo, Zikiroge bazajyayo, imibabaro ishize mana, tuzaba kuri ya ngoma yo. Tuzabayo. Aho tukazabana, aho batazakurwanya, tuzaba kuri ya ngoma. Aho tutazahura n'amanawe, aho tutazabana ubuzimana, aho tutazatotezwa, imibabaro ishize mana, tuzaba kuri ya ngoma. Twese yo. Agahinda kazabayo, nta kuburara, bakikanamo, ayitoya, tuzaba kuri ya ngoma. Tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro ishize mana, tuzaba kuri ya ngoma yo. Mana yacu, Mana igira neza, tuzaba kuri ya ngoma. Abantu batazababara, abantu batazaburara, abantu batazambara ubusa, abantu batazatotezwa. Mana iyo ngoma tuzayibaho. Nyemerera abantu b'abanyamaya ko iyo ngoma bazayitureho, abaririmbyi bacu iyo ngoma bazayibonekeho. Ingoma y'amahoro, ingoma y'ibyishimo, ingoma y'umunezero, icyangwa twese iyo ngoma tukazayigeraho. Urakoze data, bana n'iteraniro, ubane n'umuvugabutumwa, umuhagarareho, kuko ubwoko buri imbere benshi bararusha ubumenyi n'ubwenge, ntabwo nshobotse kubarusha, ariko nyemerera kugira igikoresho. Nanjye ndabyizeye kurankoresha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mwakoze cyane kuririmba ngo tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro izashira. Imibabaro izashira, tube kuri ya ngoma, ingoma y'ibyishimo, ingoma y'umunezero, ingoma itagira urwango, ingoma itagira ishari, ingoma itagira amaganya n'agahinda, ingoma abantu batazaburara ngo abandi barare bariye, ingoma abandi batazambara ngo abandi bambara ubusa. Iyo niyo ngoma mwifurije nanjye nifurije. Amen.
nyemerera muri uyu mwanya wongere uhereze Imana icyubahiro unezerewe mu mutima wawe. Nkunze kuvuga ngo hano ndahamenyereye ndahazi, kandi ikipe ukina nayo wamaze kuyimenya, umenya uko uyifataho no kuyigendaho. Ndabizi nta biginge byo mu mwuka murantera, nta biginge mu kubitaga tazi. Hari ijambo ryamfashije mu ijambo ry'Imana badusomeye mu gice cya mbere, nafashemo imirongo ebyiri, no mu gice cya kabiri naho mfatamo imirongo ebyiri. Igice cya mbere yadusomeye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 50 ahera ku murongo wa 4. Ariko nge nafashijwe cyangwa nahawe n'imbaraga guhera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8. Iyo niyo mirongo nshatse kugira ngo nje mu ijambo nateguye tubanje kuganira. Umurongo wa 7 uratubwira ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko tazakorwa n'isoni. Amina. Unzigishiriza ari hafi, ninde uzamuranye? Duhagararanye twebwe, umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Yesu ashimwe. Iyo ni mirongo ebyiri yamfashije tujya mu butumwa bwiza. Kubw'indi mirongo ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 2 yadusomeye. Si 13 yasomye yene, igice cya 13. Umve ko mba nagerageje gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, muganga dogita. Luka ni umuganga, umudogiteri. Ariko reka dusome igice cya 13, dusome umurongo wa 27 na 28. Haravuga ngo ariko azababwira ati sinzi aho muturutse, nimwumve imbere, nimwumve, sibyo? Nimwumve imbere nangwa zibibintu. Aho niho bazarira bakahekenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana naho nashakaga. Haleluya. Ndashaka kuvuga kuri ijambo badusomeye mu gice cya mbere, umurongo wa 7 mu gice cya 50 kuri Yesaya, havuze ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ngo nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'iki k'urutare. Yesaya yahanuye aya magambo abwira Abisirayeli, ababwira ngo nubwo bari mu bibazo ntibagire ubwoba, bakomeze bagire ibyiringiro n'ubuhanga, bakomeze bizere yuko Umwami Imana azabatabara.
banyamasengesho bahanuzi, iyo wamajije kumenya neza ko Imana igushigikiye urakomera, bakakuvuga ugakomera, ugasaba umunyu bakawukwima ugakomera, ugafata amazi ukarwina mu gacupa kashizemo amavuta ukisiga ariko ugakomera. aho wahabwa ijambo bakarikima ariko ugakomera, kuko wiringiye ko uzanyute uzagutabara. Kibabaza abantu bibagiwe ko bavuganye n'Imana ikababwira ko izabatabara, barahura n'ibibazo ugasanga ukibagirwa ko hari inzara ikubwira ngo nzagutabara. Iri jambo ryahuye n'intego nateguye ndabwiriza. Igice cya kabiri cyatubwiye ngo bazaza imbere ye ngababwire ngo sinigeze babenya. Kandi yatangiye asoma ngo urugi rurakinguye ngo binjire, banga kwinjira ngo ariko bivugwa bazaza bakomange bati twari tukuzi, twararirimbaga, twarahanuraga, twagiraga dute, ariko babwire ngo muri bande ko ntigeze bamenya. Icyangwa weho turi kumwe uyu munsi mu bazakomanga Yesu akabakingurira ukazabonekamo. Icyangwa weho turi kumwe uyu munsi yazagufungira inyuma y'uruzi uzaboneka muri babandi bigiye mu nzu Yesu ari kumwe nabo. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ngo bazamubwira ngo Yesu ngo ni jye wamubwira ko wadakora imyaka 15, mubwira Tereta wadakora kuri umunyazaha. Yesu ni jye wabwiriza mu butumwa amahanga yose, agatira urabesha ntabwo uhuza. Kuko abantu zindi kumwe na hari akantu nasomye neza ngo ariko mw'ubwo bwami bw'Imana mw'icyo gihugu hazaba hariho Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi. Haleluya! Komera Imana amashyi menshi cyane. Ariko muri icyo gihugu ubwami bw'Imana hazaba hari Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi b'Imana. Bahanuzi cyangwa tukazabayo, tukazabana na Aburahamu. Yesu ashimwe. Mureke babiri niba ari umuntu wakunzwe n'Imana nubwo bita Aburahamu, nta kintu cyose Imana itavuga Aburahamu n'ibiri cyose nihera. Nigiye gusoma neza mu byanditswe byera baravuga ngo Aburahamu ntabwo yabaye umwana w'Imana, nta nubwo yabaye umugaragu no kuvuga ngo twabakoze bawe Imana, ahubwo ngo Imana avuga ngo uri inshuti yacu. Haleluya! Ubu ni inshuti ya pasiteri, naje kugurira imodoka nazanye nayo nkamubwira ni none kuko ndamwizeye ni inshuti, kamubwira ni none wanjye inama ko yaguriye imodoka kuko ni inshuti, ariko umugaragu hari bitagite utamubwira. Reka mbifurize mu inshuti n'iki n'Imana. Haleluya! Ariko ari nakandi Yesu yavuze ngo ntabwo mukiri abagaragu. Haleluya! Ntabwo mukiri abagaragu, ubwo muri abana b'Imana. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ntabwo muri abagaragu, ubwo twabaye abana b'Imana. Ntabwo mukiri abagaragu. Hereza Imana icyubahiro. Uyu munsi w'umwana w'Imana Yesu ashimwe. Ariko muri ubwo bwami bw'Imana mwari muri kunyumva hazabayo Aburahamu, habeyo Isaka, habeyo Yakobo n'abahanuzi buzuye Umwuka Wera bagahanura babwiye. Haleluya! Abahanuzi bazaba mu icyo gihugu. Nazanye intego uyu munsi ihuje n'ibi bintu ivuga ngo Yesu azanye ikinyuranyo ku buzima bwawe. Yesu azanye ikinyuranyo. Kinyuranyo ni wabonye kuri kwa mbere. Yesu ashimwe. Shadaraka Yesu azanye ikinyuranyo. Kinyuranyo niyo ntego mfite hano mu mahanya. Wowe wumvisha abandi bantu ukaryizera, uyu munsi wabonye Yesu azanye ikinyuranyo ku buzima bwawe. Kunda gutereta umugisha muzihangane. Je ndi umuntu ukunda umugisha cyane. Iyo mfukamye imbere ya ritari nkabona umushumba aransengeye, niyo nataha akunda agacumbagira aho ukwezi. Mwavuze ngo amen.
rero ubifata bifate kuri inkunga umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Umunsi hari ikinyuranyo Yesu arakuzanira ngariko hanze abazafujanya ngo bazaboroga, hazaza imbwa n'abarozi, abasambanyi, abagoma bagambanya birarira, abatemera Imana. Ejo nigishije abantu ijambo ejo nigishije abantu twarimo dusenga, mbwira abantu haritse imodoka hari hafi y'urugo, mbwira abantu ngo ushobora kuba mparitse iriya modoka ugasanga abarokore bari kuvuga ko nasenze imbere ye iriya modoka yibonye ati. Iyo ubivuze ubufashe y'Imana avuganye na seka z'ubukayaka imbaraga zayo muri abarokore. Iyo uvuze ngo abona izindi nzira yaciyera ubufashe yayindi yabimubwiye ko idafite imbaraga. Ariko iyo uvuze ati okay ese yaje uzi ko Imana yamuhambiye imodoka byumva nanjye kabimbwira, ubwo seka zubaragijwe hasigaye jewe. Haleluya. Uko niko kwizera. Haleluya. Ureke tugira heza Imana icyubahiro, arahamuye hasigaye jewe. Haleluya. Ubushize nari mpagaze hano nyakubahwa pastor murabyibuka, ndimo mbwiriza n'abakristo babyibuke, akagare gaparitse hari inyuma nabagandi kandagenda gako gaparika imodoka. Si ababyibuka mubyibuka sha nabibabwiye nta modoka mfite. Yesu ashimwe. Mbega nikuva umwuka bata kuzagaruka iwacu mu Maya nitwaye n'imodoka ntafite umushoferi ari kuri vora kwaye umuryango wanjye. Haleluya. Yesu ashimwe. Pastor avuze neza iyangire mu nzira, ariko umuntu w'Imana udafite jaruzi umuzukuru wabere yavuze ati mukozi w'Imana niwe uri kunshakira imodoka, n'umuntu Imana yagiye neza urokora w'i Kigali. Arambwira ati madamu kubera madamu ari ahantu kuja muri misiyo none imodoka nirabiparitse kandi turi gushakira imodoka, ahubwo fatiye madamu wigendaho ubu nimenyeza gutwara yawe yize. Haleluya. Iyawize bavuze ngabena ariko ukuri kw'Imana. Hari abantu bazajya mu ijuru, hari abantu bazumva, hari abantu yavuze ngo none se imodoka yanjye ntabwo parika ukwezi ikibuno cy'umukozi Imana nicyo cyicayemo abayihesha umugisha, madamu azaza tumuguririye asubiza madamu imodoka ye. Noneho n'abarafata barambwira ngo reka ngo ntabwo uzava imodoka musubire ku igare, ahubwo uzava ku modoka yacuza mu yawe bwite. Haleluya. Yesu ashimwe. Izo ni imbaraga z'Imana. Uko niko Imana ikora. Nagiye kureba nyakubahwa umuyobozi Marusha watuyoboye umunsi, cyangwa umuntu ntacyo gupfana, sanga nta nubwo ari umugesera mwe n'aho wasekazuba, ariko turi ubwoko bumwe muri Kristo Yesu, amaraso namwe. Haleluya. Yesu Imana icyubahiro. Icyo Imana yavuze no kugikora izakikora, icyo Imana yavuze izacyitaho, ariko nawe ugizemo uruhare sugira confidence. Igihe Imana ikuvuzeho usugira confidence, kandi umuntu uzagusuzugura isezerano ryawe, kandi umuntu uzakana yufite isezerano ariko sambira ati sha wabonye ngura ati ko itonde yavuganye nanjye ko nzajya ceceka. Haleluya. 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 Hari ikinyuranyo umuntu Imana iraguha. Nakubwira ngo bese wasengeye imyaka kishize ari nyinshi uzambwira igitonde nafite isezerano. Haleluya. Yesu Imana icyubahiro. Amen. Ndafashijwe. Ubundi madamu namusigaye mu rugo kazana akagare ka siporo n'ibyuya n'ikositimu dudu, none navuze ni mwambare kicara imbere ntamara umukandara ngo ntabwo mbizi ntibagira nka gutya. Haleluya. Ntibagira nka gutya bishyiramo neza. Kandi hari igihe bamubwiye muri byabe nari mbabaye ariho namuzana ngo sinashobora no kumugura ikiyiko cy'ijana, none uyu munsi ndi kumutwara mu modoka. Haleluya. Yesu ashimwe. Bamuvanye iwanjye ndabura bizi mwese ngo nagere mu kwezi kwa buki, ngo iwabo nta nawe ukubita isuka, hari ikiko kiganira mu biro uyu. Baramubwira ngo wari ngushi uri imfubyi n'umusazi gushikuruta. Haleluya. None rushi imuruta iri kumutwara
gutwara mu modoka Imana yihaye. Haleluya! Ariko Imana icyubahiro, Imana izabisobanura. Imana ntabwo izagendera ku magambo bakuvuze, Imana izagendera ku cyo yakuvuzeho. Zikomera amashyi menshi cyane. Imana ntabwo izagendera ku byo abantu bavuze.
ngariko yakwiyagura ngo yigurire mu kidendezi bikamunanira kuko n'abari baramurwaje bari baragiye bari baramurambuye. Birashoboka mu kigeragezo urimo kuryana ahantu abantu bakakurambirwa ngo bakazana abantu bagatabarwa kumura n'ubwo ari wari gusubizwa utari wasubizwa komeza uryame ku kidendezi ntuhave. Niba hari abakobwa bari gushaka banakuvukira mu maso ubabwire ngo ntabwo nzava ku kidendezi bakazahava babonye gutabarwa. Haleluya. Komeza ube ku kidendezi imyaka iba myinshi ari ku kidendezi ariko arahaguma. Haleluya. hari ikinyuranye bamwe baratabarwa ndaguma ku kidendezi. Yesu ashimwe. Haje gusenga ingo zikababera zizawe rwaramunanije bakabona ibiryo bakanabimena badahaga ariko ari ku kidendezi arahajya. Komeza uharyame tunga mugenzi ngo komeza uharyame utunga urutoki. Komeza uharyame ryama kuri icyo kidendezi hereza Imana icyubahiro. Komeza uryame ku kidendezi. Sha aho banyuze batabawe ntabwo ari uzanye. Hari ikinyuranye yazazanye. Hari ikinyuranye ariko namwe mwakuvishije. Hari ikinyuranye ariko haleluya. Hari ikinyuranye aho banyuze ntabwo ari uzanye. Abantu bakarabaza baranakarambirwa dore n'abakabazaga baragiye mu kanya gatoya 38 igeze. Vuga ngo birageze. Vuga ngo umunsi yageze. Vuga ngo umunsi yageze. Vuga ngo ikiganiro yageze. Haleluya. Yageze 38 igeze. Yesu ayitayinzira. Yesu araza. Haleluya. Abandi batabona uko marayika ageze mu maso ariko ntabwo ari marayika uze ni Yesu. Ikinyuranye. Vuga ikinyuranye. Vuga ikinyuranye ariko Yesu araza. Yesu ahageze aramwitegereza aramubwira ati sha ati mbese urashaka gukira? Undi yari kureba mu kidendezi kari hazatabarirwa. Reka mubwire muroko aho uri kureba ntabwo ari we Yesu azanyura. Azanyura ute kugira ngo utari kure. Uyu muntu nyakwa pastor uyu muntu wambaye imodoka tumenyanye iminsi 3 izi 3 ariko dushimye ko ari n'abandi bari kugenda bakoze groupe bashaka kumuriro iyo bari kugenda bayongera kugira ngo anshakire. Tumenyanye iminsi 3 ahita yikura imodoka. Mwavuze amen. Angeza karita joni yayo aragenda muri assurance. Mwavuze amen. Arangije naje nivana muri Kigali nataha. Amen. Yesu ashimwe. Hereza Imana icyubahiro. Ati imodoka ni birakora umurimo w'Imana ngiye muri nijoro n'ingaruka ejo muri nyuma y'uko zarutungiyemo ayawugeza abagwiriye nzazana n'amafaranga ariko abatagwiriye nzongera hari kubura no kugura ikigendesho. Icyo ni ikinyuranye kuko aho narebaga ndacyategereje ariko hari Yesu yanyuze. Mwavuze amen. Reka Yesu azana ikinyuranye. Mungu mwegeze kunshurira ndabyibuka kera aranshurira ariko iyo mana ngo yazabaye igisinda cy'ibihumbi 10. Iyo mana hora bataye yazabaye igisinda. None uyu munsi nanjye Imana icyo bacuriye yakimpaye. Nasabe nabonaga uyu muramu wanje marusha akunda gusarura mu mifuka. Nanjye nkabana ariko mana nimbinga uzabe nsarure mu mufuka. Mwavuze amen. Nimbisha kirarize. Nabona kariye baritegereje kugambo ngo natera imifuka 2 ariko uyu muhungu Imana ariko nacyo nzahinga ngo nesaruye muse. Ureza n'icyo kurya mu rusengero. Nese ngo Imana yagakoze we. Haleluya. Mana yagakoze. Anje natari kwandinda saruye satani yahurewe. Yesu aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Amina. Unamubwira ngo databuja sinzi
Yesu aramubwira ngo abantu bose batabaye muri iki kidendezi, ariko wowe ntabwo ari uratabarirwa, wowe kandi ikinyuranyo kuri wowe. Aka kanya haguruka, ikorere uburiri bwawe, ikorere uburiri bwawe, ikorere uburiri bwawe, ugende utamanyiza kuja mu mazi, utamanyiza gutoha, utamanyiza kwiyaguza. Ikorere amazi, ikorere Imana amashyi menshi cyane. Ikorere uburiri, utamanyiza kuja mu mazi, utamanyiza kuvogagira. Yesu azagutabara, utamanyiza kuja. Haleluya! Yesu n'icumi. Baragucuriye ngo waheze iwanyu, kandi nabo ntabwo barenze n'umudugudu w'iwanyu, niho banashakiye. Yesu azakora ikinyuranyo, ubukwe bwe bubere muri Kigali. Mwabaye mutese, mwavuze ngo amen ariko, mwavuze ngo amen ariko. Yesu ashimwe. Twabonye Imana ikora abantu, turi kubabwira Imana itari fabrique, itari plate. Turababwira Imana iturimo, uretse nabo twabonye ikora, twabonye dukorera. Mwavuze ngo amen ariko. Nje mvuga Imana imwicayemo, atari Imana numvanya abantu. Imana nabonye ikora, iyo niyo ndi kuvuga. Haleluya! Narayibwiye ngo nujura nkorera akantu, aho kugira ngo gatume niratangwe, uwo kazira kanyuzuza amavuta yo kongera kukuvuga nagutse. Buri ibyo bikwiriye, ibisubizo bikwiriye kutuzamura tukavuga, aho kugira ngo niba ntarabonaga mu bitaro kuva nabonye 100 ukaje gusambana ngo nabonye cyo gushora. No, ibyijana nibisore mu murimo w'Imana bashaka ngo ndikwirata. Mwavuze ngo amen. Ntabwo ndi kwirata shadara kitunyandika 20 ndavano bihiguye na Yesu. 20 ndavano bihiguye, ninje wahize bwa mbere, nanjye kantangwanwe guhigura vuba vuba. Kantangwanwe guhigura mu cumbi rya pasiteri tugiye kubaka cyangwa tugiye gukora. Ninje wahize bwa mbere, nahise numva umwuka mbe ngo nimpige, reka nanjye atagira untanga gufata mikoro. Umvivura aho wari waranditse veni, uziko ni mukanya ndaguhereza. Mwavuze ndamenya ariko. Haleluya! Ntabwo nje ntegereza igitanda cyo kuri 17. Hano ko nzaba ndi kumwe nawe. Yesu ashimwe. Uyu munsi none agira umugisha wo kwina mu migure. Ngomba guhigura. Ubwo nayavuye mu muryango kwa Sekazuba. Uwo ni umuryango wa Sekazuba. Kandi ntabwo turangije gukora. Uko Yesu ajya tugira neza turatugure kuri inzu ya pasiteri. Uko bukeye yakoze neza oya ayisitege ko gusa. Uko bukeye Yesu atamurisha tuza. Hereza Imana icyubahiro. Imana yamwitira icyubahiro. Yesu aramubwira ngo haguruka, utamanira kuja mu mazi, wikorere uburiri bwawe ugende. Ngahura n'abari barakize bwa mbere, babona we yakije imyenda itamanira gutoha, bati kuvuza murakize kutagiye mu kidendezi. Arababwira ngo igisubizo cyane gikinyuranyo ni cyane. Igisubizo cyane gikinyuranyo ni cyane. Abashaka ibisubizo by'ibinyuranyo tuzamura ibiganza. Ikinyuranyo gitaba abantu babonye. Haleluya! Kinyuranyo. Cyatara mutinda mu butani mpamvu Imana ntageza gutabara. Sati hari ikinyuranyo Imana imanza gutegura. Yesu ashimwe. Haleluya! Pastor arakana avuze ngo iminsi yose batwemereye mureke tuyisenge mudufatanye. Mwabarokore mureke dushaka muri roho. Haleluya! Mureke dushike. Abantu baze kumva Imana yabanari. Habaye umuti. Kuwa kane dushidike, kuwa kabiri dushidike, n'undi munsi niboneka dushidike. None bidasanzwe. Abantu bava muri za Kigali bari kuba tugiye Imana. Mwavuze ngo amen ariko. Amen. Mureke dushidike. Batango intumwa zawuze umutima. Umwuka wera uramanuka. Ibyo ari byazo gukoreka bigira bite? Birakoreka. Mwavuze ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Suve ngo kubera ko mamucasha cyane gusizanya kwa Sekazuba. Komba kwa Sekazuba. Muze duhuze twese turabana b'Imana, nta Paulo nta Kefa, twese turabana Yesu. Haleluya. Haleluya. Birakoreka ngo bigiye gutangira. Bigiye gutangira. Tugiye gutanga umurongo n'uyu mugabo kuri umusozi. Tugiye kuwucana, tuwucane hano, abantu babimenye. Umuriro ugiye kwaka hano. Haleluya! Abarwayi bakire, abafite ibibazo bikemuke. Hereza Imana icyubahiro. Umuriro ugiye kwaka. Tugiye guhuza imbaraga. Umuntu yakubite nasiba.
akubwire ngo wongere ubwire mugenzi we ngo mbonye ikinyuranyo. Izera umutungo umubwire ngo yewe mbonye ikinyuranyo. Mukora w'ikinyuranyo na gitari bikwituma telefone mu maboko yawe. Mutungo utakubwire iki tumba mwegera ikinyuranyo. Ucyo muri kuri batwe dufashwa bamwafasha mu ijambo. Yo muri kuri bakoze tukagira ariko ni kuvuga rero. Ni kurubira basi wafashwe cyo kufatwa kuri. Sazafashwe kuri basi gufatwa mu ijambo twe tukwemere. Izera umubwire ikinyuranyo. Haleluya! Ikinyuranyo hereza Imana icyubahiro. Ikinyuranyo warahombye ibyawe birashira abantu bagira ngo birarangiye ariko uyu munsi hari ikinyuranyo Yesu azanye. Hari ikinyuranyo Yesu agomba kuzana ku buzima bwawe. Yesu hari ikinyuranyo agomba kuzana gitandukanye n'ibyo bari bazi. Nyemera turi muri iki kinyuranyo urahaguruka gusenga Imana wakira ikinyuranyo. Haguruka ku maguru yawe wakira ikinyuranyo. Haguruka ku maguru yawe wakira ikinyuranyo. Haguruka twakira ikinyuranyo gisha. Niba uyu munsi ku rusengero rwacu haparitse imodoka imwe hari ikinyuranyo haparike eshanu 10 mwavuze ngamena ariko haleluya. Abahanyuze baje kwa mutabazi no mu gitekerezo bati urusengero ko sigara boneka amamodoka byagenze bite. Reka imodoka ziparika ku rusengero tuhamagare imodoka zize mu bakozi Imana bari hano abagabo bagishaka Imana zibahe ikinyuranyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ijambo rivuga neza mu Migani 24 ngo abashingo ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka ingorane n'umukire ni icyubahiro n'urukingo. Reka abagabo bacu bari mu rusengero Imana ibahumukire bizaba ari urukingo ariko bahaye n'umukire. Mugura amamodoka aba basore bagura amamoto amotari moto zabo duparike hano ariko bakorera Imana amashuri cyane. Imana ibibe kandi zazo y'ubugingo buhoraho. Mwavuze amen. Abakobwa bacu bashinjwa ntabanje kujya gusaba imodoka mu yandi matore baza bange wacu ana modoka. Haleluya. Amen. Kugisha imodoka sekazuba kuko ni uzakodesha 3 ukama bitasonga gutayira izaba ya kane. Bavengura mukobwa bafite imodoka nyinshi kandi yakutayikodesha nuko na mutayiki ubu. Amen. Mwavuze amen. Amen. Nitwibagirwa mikrofoni ngo mutekereze nyinje mutwara mikrofoni. Imodoka ni itoro ntabwo ari mu giti cye. Mukomere Imana bashoboye. Kandi mwimanya ko nyamara hari ikibazo kibaye none kandi ntabwo byashobora umuntu naha zamuka n'imodoka. Zamuka ni ukanyira rero. Niba arakabazo bakemwe kuko twimizigura n'ibibazo. Imodoka si yanjye yo gufunga niyo gukora umurimo w'Imana. Ninacho nabwira Imana ngo Mana iyi modoka yo gukora umurimo w'iki Yesu ashimwe. Kandi muhumure iyi mpizanyo iraba yanje yabonetse. Iyanje mu nzira baraca idoduwana tugiye gukora ikinyuranyo mu izina rya Yesu. Ariko tubabwira ngo nushaka kwigura uyu munsi ayigura itegeko kuri 10 kangahe na kane. Ushaka kwigura umunsi yegereje ariko ati ryacu nayirahize naribonye yandi ukoreze nayabonye ndakijana naribonye uko wahize nubayibonye ugatika ntange ushobora kwigura uyu munsi ikituma Imana ikagumisha bazitanga no kukiruta gukitaho. Ikinyuranyo twakibonye zamuri ikiganza musengere wakira ikinyuranyo gisha usohokana ikinyuranyo niba wari urwaye usohoke wakize usohokana ikinyuranyo gitandukanye n'ibyo wari uzi. Mana mu izina rya Yesu uri Mana y'amahoro ufite ubutware n'ubushobozi ureba urakiranuka dusengeye abakirisitu b'Imana rakutanga ikinyuranyo ku buzima bwawe rakutanga ikinyuranyo cy'ubutabazi bukomeye uko watabaye uriya murwayi w'imyaka 38 bikaba ikinyuranyo. Reka ikinyuranyo kiboneke hano mu Mana kiboneke ku bagabo ba
ikinyuranyo. Reka strong ushiremo ikinyuranyo. Reka mu bakristo b'iyi paruwasi ushiremo ikinyuranyo. Hani watu mucayisha ikinyuranyo. Reka paruwasi y'amaya mu bucikoni bimenyekane ko ari ikinyuranyo kimwe n'andi maparuwasi. Reka ikinyuranyo ku musomo waguhaye kiboneke ku buzima bwe. Urakoze kutanza ikinyuranyo kandi na bibiti bihagutse yakira ikinyuranyo kandi koko barakwizeye. Iyo mpamvu bagukoreye amashi ko wakira ikinyuranyo, bagukoreye amashi ko bakira ikinyuranyo. Urakoze kubikoze ko tuhaye ikinyuranyo. Komeza ubane natwe kandi ukomeze ushyigikiye unyambike imbaraga no gukomera. Kandi mu izina ryawe Yesu ndasengera abahanuzi bose bo mu itorero ubaha ikinyuranyo, abavuga butumwa ubaha ikinyuranyo, kuko mwami Imana baravuze ngabo bahamagaye uzabakorera neza. Urakoze Kristo kubanye natwe, indwara ko zikize, ukoze ku barwayi barakira, bari bafite ibigeragezo byanze gukemuka bakira ikinyuranyo, bakira ikinyuranyo, indwara bakire gukira izina rya Yesu Kristo. Tekutanga ikinyuranyo. Wari waje mu rusengero n'aburagere mu buganje, wari waje mu rusengero afite ideni ry'ishira amatara ry'ishura. Tekutanga ikinyuranyo. Abacuruzi batungukaga ubahe kunguka kubera ikinyuranyo. Urakoze data kubikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze kandi Uwiteka ahorane namwe. Nsogeje mbabwira akantu gatoya, ngiye kubatuka murakajya mu ijuru murakabura ibyago. Yesu abane namwe.